nahuye n'ubuzima bubi mfite inda y'abari abana ku buryo nagendaga nunamye kubera inzara. Reka twige kubasusa twifuriza ibyiza nshuti bakunzi wacu waba udukurikiranye gatanu kuri gatanu atatogezaho amakuru ari kuvugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga tugaruka ku bikomeje kuvugwa nk'uko mubona mu mashusho tugiye kugaruka kuri ino nkuru aho hari byinshi batigeze mubwirwa. Uno mugore wagaragaye aza guhagarika ubukwe bw'umugabo we vuga ko yaragiye gushyingiranwa n'undi mugore. N'umumama rero akaba yakanye bikomeje kuvugwa ko ashobora kuba ari ikinamico cyangwa ari bya bindi bikunze gukorwa mu itangazamakuru muri kino gihe bita gutwika. Dukuzumiremye avuga ko ari inkuru y'imamo yagiye guhagarika ubukwe bwari buri kuba kugira ngo uno mugabo agaragaze uburyo abana be bazarerwamo yatanye uno mugore kandi avuga ko yagiye guhagarika ubu bukwe atagamije kugira ngo yongere asubirane n'umugabo we, ahubwo byari kugira ngo uno mugabo yerekane uburyo azajya atangamo indezo ndetse n'uburyo abana yamutanye bazabaho, dore ko yari yaramubuze. Mu kiganiro umubyeyi yagiranye n'igihe dukesha iyi nkuru yatangaje ko byinshi uko yabimenye kuri uno mugabo yabibwiwe n'abantu ba hafi ye cyangwa basanzwe babaza avuga ko ubukwe buri kuba nyuma yo kubyarana bakaza gutandukana. Uno mugabo akaba bivuga ko yamutanye abana bagera kuri 5 mu myaka 8 bamaranye babana, babyaranye abana bagera kuri 5 barimo impanga babyaranye inshuro 2. Uno mugabo akaba bivuga ko mu bana 5 afitanye arimo impanga babyaranye inshuro 2. Akavuga ko bari batuye mu karere ka Nyagasare ariko baje kuhava bimukira Rwamagana bitewe n'uko umugabo yarahinduriwe akazi. Bakigera Rwamagana niyo nsaba yasabye umugore we ko yakwimukira mu mujyi wa Kigali akajya amusura mu mpera z'icyumweru. Dukuzumuremye yavuze ko umunsi umwe umugabo we yaje kumusaba ko abana 2 b'impanga bari baherutse kubyara bajyanwa kurererwa kwa sekuru i Nyagatare, aho uno umugore avuga ko ari ukunguku abana we yaje arira ko bigaragara mu mashusho. Azavuga ati mu mabana banjye ari ukunguku yababuze bakajyanwa kwa sekuru ndetse akabimwaho uburenganzira. Nyuma y'imyaka mike yadukuze umuremyi ngo yaje gusama indinda y'izindi manga ari nabo batoya bafite cyangwa abana 2 bagaragaye mu mashusho vuga ko ari bo batoya beruka kubyarana nabo ari impanga. Avuga ko rero kuva icyo gihe ubuzima bwawe bubikurushaho ubwo umugabo yamutaga ubuzima bwaje kumubana ikintu twakwita ubuzima busharira. Dukuzumuremye avuga ko 2019 aribwo yabuze umugabo we wagiye nta makimbirane na gato bafitanye cyangwa nta kibazo na kimwe bafitanye mu gihe yari atwite inda nkuru yitegura kubyara impanga. Dukuzumuremyi yabwiwe ko umugabo we yakoze impanuka ya moto kandi arwariye hashika arembye. Ngo muri icyo gihe uyu mugore yavuga ko ngo yaje kumenya amakuru yuko uno mugabo arwajwe n'indi nkome kuva muri 2019 ubwo uyu mugabo yakoraga impanuka kugeza agiye gukora ubukwe n'indi nkome. Niyo nsaba yari yaratsaye urugo rwe ati namenye ko arwajwe n'indi nkumi kandi ntibyashobokaga ko nari kuba najya kumurwaza kuko nta kintu kimwe yari yarambwiye ati ariko naje gufata umwanzuro ndagenda. Yavuye mu bitaro. Niyo nsaba yakiva mu bitaro yabwiye umugore we ko agiye kurwarira iwabo i Nyagatare kugira ngo akire neza cyangwa abanze yoroherwe. Aho gutaha iwabo i Nyagatare Dukuzumuremyi avuga ko umugabo we yamubeshye ahubwo atigeze ajyayo. Uyu ni umugore avuga ko aho umugabo yari yamusize i Kigali ubuzima bwawe bubi cyane bukode bukabura akaza gufata umwanzuro wo kuba nawe yajya i Nyagatare gusangayo umugabo we kubera ko yamubwiraga ko ariho yagiye. Akigera iwabo w'umugabo we cyangwa kwa sebukwe akaba yarasanze kabisa uno mugabo atarigeze ahagera. Avuga ko yamaze igihe kirekire kwa sebukwe ariko bikaza kurangira naho
bamwirukanya amubwira bati ntabwo kabisa tugishoboye kukurerana n'abana bawe, bamubwira ko yasubira iwabo. uno mugore rero akaba yaravuze ko yarebye gusubira iwabo akabona bidashoboka, agafata umwanzuro kujya kwihigira, avuga ko ariko kwita asubira i Rwamagana aho yatangiriye cyangwa yabaga n'umugabo we ndetse banabyaraniye abana babo bakoro. Avuga ko Rwamagana, avuga ko rero kugeza kuri ubu ngubu ariho atuye, abaye mu buzima bwo gushakisha. Ubwo rero yigaga ino nkuru akavuga ko aribwo yaje guhagarika buno bukwe. Icyakora nubwo batari bagasezeranye cyangwa igikorwa cyo kubasezeranya kitari cyakabaye, uno mugabo ndetse n'ino nkumi bari kumwe. Vuga ko abapasiteri bari bagiye kubashingiranya bo mu itorero rya Anglikani Igikondo, bafashe umwanzuro wo kuba bahagarika bakajya kuganiriza aba bombe ndetse kugira ngo bongere babunge. Vuga ko rero nyuma y'uko bicaye nk'akanama baje gusanga bidakwiye ko ubukwe bukomeza bakaza kubuhagarika. Ariko hakaba n'andi mafoto yagiye agaragara hirya no hino, uno mugabo ndetse n'uno mugore bagiye gushyingiranwa cyangwa ino nkome bari kwiyakira, ibisanzwe bikorwa mu gihe abantu barangije gusezerana. Abantu baza batese ibingibi ni ibike ariko ino nkuru ibabashe cyane, tutajyaho ngo tuvuge amateka y'uno mugore yose, dore ko ari maremare yaciye muri byinshi cyane. Ino nkuru nyuma yo kujya hanze ikaba yasakaye hirya no hino mu gihugu, ko bimaze kumenyekana ko itangazamakuru ndetse n'ikoranabuhanga internet mu gihugu hose bimaze gufata intera. umuntu akora ikintu igihugu cyose kikanada kibimenye, bikaba bitagarukiyeho ngo rero bikaba byageze no mu nzego z'ubuyobozi ndetse byanashimishije benshi cyane. Iki kibazo cyinjiyemo leta, aho nayo yatanze ubutumwa. Uyu mubyeyi avuga ko yifuza kumenya uko abana be bazitabwaho n'umugabo wabamutanye ahabwe, ndetse agasaba ko yahabwa abana be babiri yambuwe b'imanga bakajyanwa kwa sebukwe. Avuga ko akwiye guhabwa abana be bakarerwa nabo, akabarerana n'abandi uno mugabo yamutanye, ndetse akanagaragaza uburyo azita ku bana be namara gushyingiranwa n'undi mugore. Aho yagize ati ni byiza koko ko uno mugabo atishimiye ko yabana nanjye cyangwa atanyishimiye, ntabwo ndibuze kumuhatiriza, ariko nansubize abana banjye yanyambuye, akanyambura uburenganzira bwose, ndetse anetange uburyo azatangamo indezo ndetse n'uburyo abana bazabaho kwiga n'ibindi bitandukanye. Ibingibi rero uko nivuga leta ikaba imaze kubyinjiramo. Minister of Justice Johnson Musinge akaba yavuze ko iki kibazo yacyumvishe cyangwa nawe yabimenye, agiye kugikurikirana, ndetse yizeza ko uno mugore agombwa guhabwa ubutabera. Ibingibi ko byashimishije benshi cyane. Uno mugore nawe uvuga ko yizera ko leta ari umubyeyi wa bose, azi neza ko ikibazo cye kizakemuka ndetse kikajya ku murongo. Avuga ko nubwo yabayeho igihe kirekire ababaye, ko yagiye abivugarukaho uburyo yababaye cyane ubwo yaratwite bano bana batoya. Avuga uburyo inzara yamwishe akajya agenda binamye n'ibindi. Avuga ati inge azaramuka asubijwe abana be yambuwe, ibingibi bishobora kuzagabanya uburibwe yatewe n'umugabo we. Avuga ko rero yizeye ko leta nk'uko yabyinjiyemo izabikemura. Byinshi cyane birakomeza kugenda biza nkuru y'uno mugore, bavugaga bati ni bya bindi byo gutwika cyangwa byo ku mbuga nkoranyambaga, ariko icyo wamenye cyanya cyo nuko uno mugore koko ibi ari inkuru mamo nk'uko yabyitangarije. Reka tubashimire cyane, ariko nkomeze kwibutsa gukora subscribe ubundi ujye uba mwambere kubona ibyo tukugezeho neza neza cyane, hamwe na warasa biganiro ndetse n'amakuru menshi utegura ukagezwa nanjye Mr. Emi wala ciao, adios, hasta la vista, islam shalom.